sa nkumbaza ngo umuhungu wawe buri kantu ari he magingo yaga umusweragira barimo baramuzamura amageragere je bro dore niwe ufashe impano umwana wamwumvisha umva Dumba uyu mwana afite imyaka ingahe imyaka 23 bro 23 ukaba ushaka kuza mu muziki shaka kuza mu muziki nkurimo kabisa ndi guhangana nawe bro umubwiza ukuri sibyo uri umusore mwiza arakubeza buretse gato uri umusore mwiza ufite oya Jay nashaka bage buretse gato my brother umusore mwiza ufite ibigango rwose wagakwiye kujya mu kampani ugakora cyangwa se ukabwira ababyeyi bakagukwikirira isuka nziza y'amajago bakaguha icyatu ugahinga pe uraririmba neza cyane nabikunze ariko shaka umurimo w'amaboko ukora bro uturimo tw'amaboko shaka umurimo w'amaboko akora pe ibyo bintu byo kuvuga ngo uzaririmba ngo uri mu muziki n'ibiki byose ntago bikunda noneho n'isura yawe ubwayo nticuruza urumva bro na melody byarangiye icuruje bro reka kugendera ku bya melody baje kera barwana nabyo aza kubona umukire umufata akaboko so bro gerageza rwose nkugiriye inama nka murumuna wanjye shaka umurimo w'amaboko kandi imirimo irahari myinshi njyewe nushaka umbwire tuvanga kuri live ngukubita 10,000 urangura amasambusa ubuzunguza gake gake iyi mirimo y'amaboko yo ni ngombwa kuyishaka ariko ikijyanye n'ubuhanzi ni passion bro uyikarangamo paka mutumvise umva nyine nkubwire impano ntago twayazi njye numvise impano yawe pe sibyo numvise impano yawe ariko noneho nawe urakora n'amakosa niyo sura ukaririmba mu bantu bro Dumba agira kagushuka uyu ni umusore wagakwiye reba nk'ahantu atuye uri kumva nk'ahantu atuye ntabwo ari umusore wagakwiye kuba hariya ahantu atuye hariya ni umusore wagakwiye kuba arimo arashakisha amagingo aya ngaya aticaye mu rugo arimo arashakisha azunguza ubunyobwa uri kumva urusenda rushiramo akajya kongeramo urundi Nyabugogo arimo arashakisha amafaranga aya masaha ntiyakabaye yicaye aho ntabwo yakabaye yicaye iyo rero umaze kuba umuhanzi utangira kujya wumva ngo wagakwiye gutumbagira ngo tulive ngo ukaza ukavuga ibyo kwa kompresa nose hariya yicaye umuvandimwe arimo arinjiza oya Jay aba agomba kubaga n'ibyo bintu byiwe nawe undi azi kuririmba kabisa cyakora iyo credit ntabwo uyu mwana oya azi kuririmba uno mwana azi kuririmba ameze nka ba Isam uramuzi Isam ni umuhanzi wa mbere bro Isam ni umuhanzi wa mbere mu gihugu kujyanye na street melody nyine ufite street melody za danje afite icyo bita street melody melody ziryoheye kumva Isam ndamuzi afite melody nziza kabisa oya tuvugira atakubwira ko ikiwandiriza ugana kuvuga za sweet melody muke sweet melodies je namenye kumenya ko abantu badashora accent yawe musubiriremo je genda gake buretse kugira ngo erega je yaba yibereye Mongolia buriya kugira ngo byumve neza uri umuhungu reka nze nkwereke kugira ngo ubyemere neza no buretse gato ndikaze baramuga reka mwitabe ndaje sibyo reka mutinge ndaje Android Pro Max
niko yo ubwiye ngo isura yawe nticuruza. oya bro na iyiwe ko yacuruje ako se wamugana je nawe isura oya Dumba iyo uzi ko isura yawe idacuruza ukora cyane bro, ukora cyane nyine tu ucuruza mu bundi buryo nyine butari ubw'isura bro. Ntago abahanzi bose dufite mu Rwanda ntago bafite amasura acuruza. Hari abacuruza lyrics zabo, hari abacuruza melodies, hari abaniki bitandukanye tu, hari n'ucuruza isura ibyo byose atabifite tu. Ni uwuhe muhanzi uzi neza ko adacuruza? Adacuruza mu buhe buryo? Isura iki? Acururiza mu bundi buryo isura idacuruza. Bro ntago ayisaza mu mutwe ariko barahari tunganga na melody barabimubwiye ariko usibye ko nge nabibona. Nabibona ko melody idacuruza. Ntago nge mbibona kubera ko muzi nyine ifaranga ryarabonetse ubanza isura yari isicuruza. Uzi rero ushobora kwangiza indirimbo yawe utayishakira mastering nziza ikarangira kuriya ariko ni nziza cyane, wishakemo n'isohora nayiguha komple ugende kwa Bobo arihe mastering nziza. Yego niyo gahunda dufite kujya kwa Bobo akayimasteringa kabisa. Otherwise na video ziragorosha uze kumvugisha uze gushaka namba yanjye ndareba ibyo nshobora kugufasha tu. Ewana naribi kabisa, mfite n'indi na boro nshyashya itaramara ukwezi kabisa, nshaka kwita nshyiraho n'iyi ngiyi ukwezi kutarashira nyine. Ubwo urumva mfite ebyiri nkashaka n'uburyo ki niyo yindi nyine ewana nkakora fresh cyane kugira ngo abanyarwanda babyumve tu. Sawa rero kangukike nawe rero abandi kutura. Asante kabisa. Iri niryo zina ryawe Patobi? Niryo zina ryanjye nkoresha kabisa. Dumba mize ngaruka Pato ataragenda ako Pato inama nakugiriye wayumvise? Nayumvise bro, utanakora nta n'ikintu wabona. Urakoze cyane ariko wongeye uvuga utanashamaje. Twese ako kantu tugahuriyeho ko kudasamaza. Noze nge ko ntari umuhanzi. Oya Pato no muhungu w'imboga reka kabari wamukora ngewe nihinduye buriyani namukora. Oya aho ngaho ndirimba ya mirongo ya Bulldog bro. Pato nayoboka inzira y'ikintu wi ngabugiye mwana. Asante bro, asante kabisa. Uri gumi urumva akora nuko nanjye gukora aho Pato ndagutaka kiryamira cyo kugenda ariko umuntu aza hana agacyokerwa karyoherwa. Skiza wabipanga ni fresh kabisa. Hari ukuntu hano umuntu aza ugashokerwa ugahita ukomeza ukigumiraho ndagaswera mama. Ari abagore bababyoshe cyane usanzeho ibyamamare hanjye nawe kangutere story rero Dumba. Narakubwiye ngo ngewe nta muntu ujya umenyera ngo ubone ngo umare imyaka 2 utarahura n'icyo bita inkoni y'Imana. Icyo kintu narakikubwiye kandi ngira ngo nawe urakizi. Ezo ni imvugo zawe najya hadi murimo murakanga abantu. Oya maginga aya ngayo ubu tuvuga nambaza ngo umuhungu wawe buri kantari sa nk'ubimbaza. Sa nkumbaza ngo umuhungu wawe buri kantari he? Buri kantari he? Maginga aya umusweragira barimo baramuzamura amageragere. Chisabo, WA Business Audio.
niko buri kantu bari baramutwara direct ariko ntabwo uzi icyo arimo arazi agaze nigadu aziriki ngo aziriki arimo arazira icyaha cyo gushimuta bro ariko urabizi ko njyewe ntakure mu Rwanda cyane ni ukuvuga ko hari amagambo umuntu avuga ririmo rirakoreshwa cyane hari n'ahantu ushobora kugenda asanga ahandi rikanyobera gushimuta rimenyesha iki gushimuta urumva ngiye gusobanura kesi yigeze kuba yo gushimuta mu Rwanda kugira ngo nibura basi wumve ukuntu gushimuta nyine gushimuta icyo ari cyo sibyo kera za 2008 2009 hari abasore bitwaga ngo MOP Master of the Prison b'Igikondo bigeze kujya muri show i Musanze urumva bagiye muri show i Musanze bari batumiwe n'uwita MC Jalil yari umujama wari ugezweho Musanze byatari kuri radio ebana atwika byadanje sibyo noneho MC Jalil aba MOP ntiyabishyura muri show bagiye gutaha ngo bagaruke i Kigali baramufata bamushyira mu modoka yabo ngo mpaka bishyushye uriko Paxson aza kuza kubahamagara kuri telefone nabwo ati se ko twumvise ngo mwafashe MC Jalil muramutahana ngo mpaka ngabishyuye bimeze bite baramubwira ngo kuri radio live abo bitwa aba MOP Master of the Prison bafashe MC Jalil MC Jalil baramufata bahita bavuga ngo turamufite twamushimusa zizire mu byumva bamushimuse n'ukuvuga ko bamukidnapping urakoze cyane so gushimuta no gukidnappinga mu kinyarwanda cyiza direct translation y'icyongereza no gukidnapping noneho uzi ibintu byaje kubaho se naguterekeyemo akantu mo hagati kavuga ngo byari live kuri radio mu Rwanda nta muntu ufite uburenganzira bwo kuba yashimuta mugenzi we ndetse ikintu bita gushimuta mu Rwanda ntikibaho iyo rero bumvise umuntu wabikoze kandi urimo uranabyigamba yuko yabikoze baba bagomba kumenya aho hantu uri urumva naho uherereye kugira ngo batabare uwashimuswe siziri mu byumba yo kutubwira ibyakurikiyeho cyangwa tusimukire kwa buri kantu noneho urumva uwitwa buri kantu yazanye nk'abana b'abakobwa bro ahantu bacumbitse barasambanya abona ntibihagije aranabashimuta urumva bro ngo abona ntibigize gute ntibihagije aranabashimuta ikintu rero leta ikora iyo hari umuntu ukomplainze ariko atari ko twashimuswe baratabara kubera ko icyaha cyo gushimuta mu Rwanda kitemewe urabihanirwa buriya ntibigutungure icyaha kiramutse kimuhamye bikitwa gushimuta umuhungu washobora kurya ibigori imyaka nk'icumi oya urabeshya bro nyine icyaha kimuhamyeho gato icyaha kimuhamyeho gato ibigori yahita birya imyaka 10 buri nguni we ntibamutwaye batwaye icyo bita buri kantu kimwe gisa nk'umutanga ariko cyangwa ukuntu urimo urambesha urimo uratwika kubera buri kantu ntabwo mwumvikana urabizi ko buri kantu ntabwo mwumvikana umva
kuba ntumvikana nawe kuba tunumvikana ibyo ngibyo rwose nta naho bihuriye n'icyaha yakoze. Ikindi kandi ruriya rwana rwari rukwiye biriya bintu mo gake. Njye simwifuriza kuba wenda yafungwa nk'iyo myaka yose, ariko witura kari gakwiye. Uziko cyajyaga gitekereza ko urumva nk'igihugu ari nk'imbuga y'iwabo. ariko je ubu kweri uba ushaka ko umuntu bamufunga? Oya, ntabwo mvuze ngo wajye kurya ibigori iyo myaka yose, ndavuze ngo byari bikwiye ko tubabanza bagikandamo gakeya. Ntabwo mvuze ko bamufunga no kubagira gute, sibyo? Ariko byari bikwiye ko kibanza kikabanza kikumva. Hari ukuntu ubona ko umuntu abana nibo barezwe cyangwa abana bashobora kuba bandikiye nk'undi muntu kuri telefone cyangwa se bakamuhamagara kuri telefone, noneho bihita bigira gute, bihita bibostinga kuriya. ubwo se buriya buri kantu yashobora gutinyuka agashimuta umuntu. Ese washimuta umukobwa mukuru? Kubyimba yari amaze umva se, uzi ko buriya nakubwiye ngo buri kantu ukuntu yari ameze, igihugu yari amaze kugifata nk'aho ari umuharuro wa se. Yabyimbaga kabisa ukabibona ko nyine yamaze kubyimba bro. urimo urabibura. Oya, byenda byihoresha we ntabwo wabibona gase, ariko du nuko ushaka nawe kwigeranya n'inyinshi. ni ukuvuga ngo hari imikino umuntu akina niyo adashobora gukina. Baragira bati hari ibikino bidakina bijya mu nka. Uri kumva? hari ibikino bidakina bijya mu nka. Iyo ubikiniye mu nka ni ukuvuga ngo bahita bagucyamura. Yango ni umushumba agira, yango ni umushumba bafite, ayigucyamuza amatwi bro, gucyamura amatwi bakayacyamura. ariko iby'imihanda umaze iminsi barimo nditemera ibiti n'iki nk'imihanda nkagushaka n'iki noneho njya kwisangira ngo noza wa mugabo wa ufite ururimi rw'uburumoze mu kanwa, ariko ngo ndi fazi ari kumwe na Dekati bavuga ibya Muyango n'iki n'abandi bari n'iki. Ndavuga ati ibi bintu ngiye ko bari ububizi n'ibite bya Muyango na n'uzo na Digisoni. Urumva ikintu kimwe kiba gihari Dumba, bya Muyango na Digisoni yani inkuru utarayivuga gesiye. Bya Muyango na Digisoni yani bya bindi nyine bigize ibibanda bigakoza amahembe bazita insenzi hari bazita inkungu. Urumva? So ubu urumva rero ni ibigoro by'abakobwa n'abagore biba biri aho ngaho tutakwinjizamo. Nta nkuru irimo, ntabwo ari ibintu abantu b'abagabo twakwicara hasi ngo tubivugeho, kandi nta nkuru irimo. Ni ibigore mbese, ni ibintu by'abagore. niyo mpamvu ugiye mubabonye rwose ntanabivugaho. Si uko wenda nanjye ntari kuza hano ngo mbigorofanye ngire views nkuramo, ariko hari ibyo ubona ukabona ni ibigore rwose pe. Yewe hari ibyo ntavugaho kuko mbona bitari kuri calibre yawe. Je umaze gukura ndakubona. Uzi kugira ngo mbyuke mu gitondo ugiye kuvuga wenda ngo Digisoni baramusambanya cyangwa mvuge ngo Muyango baramusambanya.
ese njyabo nsambanya baragenda bananjye bakajya kuba mbarurira ahubwo ahari nyiri kabari we akabari ko kasenyutse sinzagasubiramo byagenze bite Green Rongi Bose zasubira Green Rongi bose asambanya abakobwa ndetse sinzasubira ese nkamubaze udasambana ninde ko na Yesu yabibaje ibyo bintu bamusenye umwagurino ngereka njyewe nawe ese ubu bose wa Greenland bamwita ngo Bosco akabari ke bagasenye ngereka niba atako tugatabara bishireho Bosco ngo byagenze gute baza Dekati ntabwo nubwo kuvuga na Dekati nyine Bosco ngo byagenze gute Dekati numvise Dekati ari ubizi ngo yazingo unashaka kubikubirira Bosco afite amafaranga ahagije cyane Bosco afite amafaranga ahagije Bosco afite amafaranga kuko menshi umukire Bosco se shahu umukire Bosco gira ushaka umamagare cyangwa wamubonye hano mpamvu utangiye kumuneza wamubonye hano mwana inde Bosco ararambwa hano ariko icyo cyo umuntu ufite Bosco wagutabara akabari kaye bakarangije ari ubukire babugwirira nabura aho ngaho nabwo ugasanga gakorera mu maka uretse gato ugasanga nagakire gakorera mu makredi ubwo si bwa Bosco Bosco afite amafaranga bro niwe bosi